abaturage b'umurenge wa Kigoma bagira ngo muntize amashyi n'impundu twakire abashyitsi beza twagize kuri uyu munsi. Nagira ngo baramutse mu ndamukanyo gira nti dukorane umurava. Murakoze cyane. Umutima w'urugo, umutima w'urugo ndi Nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakanshubije. Turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kuba bwarahisemo akarere ka Huye kariho twizihiza uyu munsi. Hari byinshi turi buze kubaratira, ariko ni n'umwanya mwiza wo kuza gutekereza ku ntambwe tumaze gutera iganisha ku iterambere rusange, ariko by'umwihariko ari inkingi ishingiye ku byo umugore wo mu cyaro akora. Abaturage b'umurenge wa Kigoma, nagira ngo nk'uko mwaje muri benshi mumfashe muri uyu mwanya mbereka abashyitsi kandi mubakirane n'amashyi n'impundu nk'uko bisanzwe. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, twagira ngo tubashimire kuba mwifatanyije natwe kuri uyu munsi. Turi kumwe na Guverineri w'Intara y'Amajyepfo. Korana umurava, Tera imbere. muraho neza. Murakoze cyane. Turi kumwe na Perezida w'Inama y'Igihugu y'Abagore ku rwego rw'igihugu. Na Komiseri wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa. Turi kumwe na nyakubahwa senateri, ariko by'umwihariko tukaba turi kumwe n'abadepite bagize ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko. Nagira ngo mwese muhaguruke tubakire n'agashyi n'impundu. Turi kumwe n'abahagarariye amadini n'amatorero y'icyubahiro Musenyeri, n'abahagarariye abakuru b'amadini n'amatorero twifatanyije uyu munsi, mwahagurukaho muri tukabakira. Uyu munsi kandi ni umunsi w'umugisha kuko turi kumwe n'abafatanyabikorwa muri uru rugendo, aho bahagarariye World Food Program, Care International, Rwanda Red Cross, World Vision, CC Action Aid, APEFA, Unity Club, Profam Twese Hamwe, Rwanda Standard Board, ABI, AAA, OPDA, Réseau de Femmes, n'abandi mwese abafatanyabikorwa beza aho muri mwahaguruka tukabashimira uruhare rwabo. Akarere ka Huye 16% nibyo bice bigize igice cy'umujyi, byumvikane ko 84% ni igice cy'icyaro. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, ni ishema kuri uyu munsi twaje muri uyu murenge wa Kigoma, kandi nk'uko mubibona abaturage biteguye kuza kwakira impanuro n'ubutumwa bw'abayobozi bakuru twese twahuriye hano, kugira ngo bikomeze bibashyigikire urugamba rw'iterambere bose, kandi ari nayo nyota dufite kuri uyu munsi. Muhawe ikaze kandi mugubwe neza. Nifurije kandi umunsi mwiza abagore bose bo mu cyaro, by'umwihariko abo muri murenge wa Huye aho twateranye. Umugore mu cyaro nawe ngo mbese twibutse iki mu banyarwandakazi, twibutse amateka y'ibihe twabayemo, byari ibihe by'akaga, none ubu dufite ijambo nziza we ngo twari twarahejwe, nziza we ngo mu mirimo yose, nziza we ituwesha agaciro, nziza we ngo mbese twibutse iki mu banyarwandakazi, twibutse amateka y'ibihe twabayemo, byari ibihe by'akaga, none ubu dufite ijambo twagikuye, nziza we ngo badutaye imigani, nziza we mu rubuga umugore,
iki mu banyarwandakazi. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, abagore bo mu Rwanda twishimiye agaciro twashubijwe n'ubuyobozi bwiza. Ku isonga hakaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Agira ngo twongere tumushimire. Perezida Paul Kagame oye! Urasobanutse kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Murakoze cyane. Mu buryo bugaragara, umugore yiyemeje kuba ku ruhembe rw'iterambere ry'igihugu cyacu mu bikorwa bye byose, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibigarukaho yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro igira iti iterambere ry'umugore wo mu cyaro inkingi y'ubukungu bw'igihugu. Batweretse ko umugore ashobora gutera ikawa hariya, ngira ngo twabibonye abatari bari kuhareba. Ni ibikorwa byiza biteza imbere urugo. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, mu Rwanda hashyizeho gahunda nziza zituma umugore muri rusange no mu cyaro by'umwihariko agira uruhare mu iterambere. Izo gahunda zikaba zimaze gutanga umusaruro. Cyakora inzira cyari ndende kuko umugore wo mu cyaro agihura n'inzitizi zinyuranye, ahanini zishingiye ku muco, kutagira amakuru ahagije ku buryo yakegera ibigo by'imari byamufasha gutera imbere, akabona inguzanyo zitandukanye, kutamenya gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo asobanukirwe uburyo yakorana n'abandi ndetse yambukiranye n'imipaka n'izindi nyinshi zitandukanye. Ariko ku bufatanye n'inzego zitandukanye dukomeje gukora ubukangurambaga kugira ngo dukomeze kuzamura umugore abashe gutera imbere, by'umwihariko ateze n'umuryango we imbere. Burya umugore wateye imbere igihugu kiba cyateye imbere. Muri iki gihe twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, hateganyijwe ibikorwa binyuranye cyane, gutoza abagore gufata iya mbere kugira ngo babyaze umusaruro amahirwe ahari, guhabwa amahugurwa kugira ngo babashe kwiteza imbere, by'umwihariko umugore wo mu cyaro. Mu ngamba dufite rero zijyanye no gukomeza gukora ubuvugizi muri gahunda yo korohereza abagore gushora imari mu bikorwa bibyara inyungu, dukomeje gukangurira abagore guhinga kijyambere no gukoresha ikoranabuhanga nk'uko babitweretse. Hari ababitangiye, baracyari bake, turifuza ko umubare uba munini, ubwo bushobozi bukagera ku miryango itandukanye kugira ngo babashe imibereho myiza, aho wa mugore azashobora gutunga amatungo magufi ndetse n'amaremare nk'uko insanganyamatsiko yacu bigarukaho. Mufite uruhare runini mu iterambere ry'umuryango. Agora tu velho,
Constance, ntuye mu karere ka Huye, umurenge wa Kigoma, akagari ka Kabuga, umudugudu wa Kabingo, abambarizwa mu isibo y'ubutwari. Nasezeranye byemewe n'amategeko. Nitwa Nyanguje Damascene. Nagira ngo mbahe ubuhamya bw'ubuzima bwanjye bwa mbere nk'umugore wo mu cyaro n'urugendo rw'iterambere. Nabayeho ndi wa mugore wo mu gikari wigumira mu rugo, nkakora imirimo yo mu rugo, umugabo wanjye akumva nibyo nakwiberamo, singera aho abandi bari. Ariko nyuma nza kugira igitekerezo, mbona abadamu bagenzi banjye, abagore bagenzi banjye bahita ariko wa gatatu bihuta, nkabona barahora biruka bikanyobera. Nza kugira igitekerezo, mbaza umwe muri bo ndamubaza nti ariko ko muhora mwirukanka buri wa gatatu muba mugiye hehe? Arambwira ati tuba tugiye mu matsinda. Nanjye ngira icyifuzo, ndavuga ngo nkwiriye kujya mu matsinda. Ubwo rero mbibwiye umugabo wanjye, ntabwo yahise abishyikira ntiyabyumvise, ahubwo yumvise ko kuba najya mu bagore ari ukuba naba njyanywe n'amagambo, mbese nta kindi kintu cyaba kitugenza. Ndangije ndavuga nuko biri kose nzajya nzigama ibiceri 200 bya buri cyumweru, nzajya mbishakisha n'agasururu nkareke, none nemere nzigama. Ndangije rero nzigama ibyo biceri 200, umugabo wanjye atabyumva ndetse akanandeba nabi akantonganya, ariko ndakomeza numva sincitse intege. Ndangiza rero tuje kubona amahugurwa, ubuyobozi bwiza bwacu buduha amahugurwa, abagize senefu mu mudugudu baratugenderera. Biza kurangira umugabo wanjye ahindutse. Amaze guhinduka, ariko ahinduka n'ubundi muko kwizigama twaramaze gutakaza igihe kinini. Ubwo mu gihe cyo kugabana kurasa ku ntego natahanye 32,000 n'amafaranga 400. Abasigamye neza bageza mu 376 n'ibindi biceri birenga. Ntashe namubwira nti dore mugabo wanjye amafaranga ntahanye, ariko abazigamye neza batanye amafaranga arenga 70,000. Kubera ko rero yari yamaze guhinduka, none harambwira ati humura ibyo ntibizongera, none tugiye kubyumvikanaho. Nazigamaga amafaranga 200 mu cyumweru, ariko kuri uyu munsi wa none ndazigama 4,200 mu cyumweru. Ibyo ngibyo byose ndabikesha imiyoborere myiza. Hanyuma rero ubwo ngubwo birakomeza nyine, twaba twarashe ku ntego, tukagura amatungo magufi, tukajya inama, tukuzuzanya, ndetse nawe arangije abona ko kujya mu matsinda ari byiza, nawe ajya mu itsinda, mbese ibintu birakunda. Maze gukunda twari dutuye ahantu mu manegeka, ahantu hanyuraga imifu nyinshi cyane. Tumaze kwicara kuko yari yarahindutse, turavuga tuti aha hantu tubona imvura izaduhitana. Mu by'ukuri iyo imvura yagwaga ari nijoro narabyukaga ngahagarara, sindyame sintuze, nkumva birababaje. Rero tujya inama turavuga duti tukwiriye kuva aha hantu hazashyira ubuzima bwacu mu kaga, tubijyaho inama, hanyuma duhuza imbaraga. Turangije twubaka inzu rwose iratubereye. Uyu munsi wa none tubaye abantu bashyira ku isoko, tuvuze tuti tugiye gutura hariya hantu, iyo nzu yacu baduha nka 2,2 n'igice. Ibyo ngibyo turabikesha imiyoborere myiza. Rero kubera ko umugabo yahindutse byarakomeje, twajya turasa ku ntego, tukaguramo imirima, kubera ko aho hantu nubwo hari gushyira ubuzima bwacu mu kaga, ariko nta nubwo heraga. Ya matungo magufi twaguraga yatumaga tubona ifumbire, tugafumbira, noneho tukabona ibyo gutunga umuryango wacu ukabaho neza. Ubwo rero ibyo byose turabishimira imiyoborere myiza. Soza ndagira ngo shimire ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Sabe abagore bose bahaguruke bigire ejuru, hanyuma bantize amashyi n'impundu nyinshi cyane, hanyuma tumushimire. Ba mutima w'urugo mugire vuba dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Impundu n'amashyi menshi, impundu n'amashyi menshi.
ikindi kintu ndashimira inama y'igihugu y'abagore kuko nabo bagiye bakora ubuvugizi. Ikindi kintu cyiza cyane cyatumye mubona mfite iritoto mubona ni ukuvuga ngo twavomaga ahantu mu misozi kugeza ubu ngubu ntabwo nari nkibasha injerekani. Rero ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, perezida wacu Paul Kagame yakoze ikintu gikomeye, aduha amazi. Ubu ngubu n'injerekani ebyiri ndazitwara mu ntoki hanyuma nkajya mu mirimo yanjye. Ndagira ngo rero mpe umwanya umugabo wanjye nawe avuge muri make. Murakoze. Ibyo uyu mugore avuze uko ni ukuri. Yambajije amafaranga yo kujya kwizigama icyo gihe, mureba ikijisho. Ubwo hashize umunsi wa kabiri arongera arabinyibutsa ati wampaye amafaranga nkigera mu itsinda ko ureba abandi bajyayo nibura ko umuntu yajya anagabana akabona n'agasabune. nkumva ntibindimwo, akomeza kujya bimaka nkumva ntibindimwo. Ubwo umunsi umwe baza kutubwira ati muze mujye mu mahugurwa. Amahugurwa naragiye nyajyamo, ariko nayo nkayakora numva bidahura. Nongera nsubirayo numva baraduhaye nk'icyumweru. Ubwo nataha mbwira umugore ati noneho rero ubu ngubu n'uguhinduka, ubu nahindutse. Ngiye kureba aya mahugurwa bampaye, ngiye kureba icyo ngiye kuyasaruramo. Umugore ugahise abyumva ko yarambwira ati koko ni umugore ntiyankoreraga kwika, ariko ubu ngubu umugore turajyana tugasarura, akagenda akajya kuzigurisha, amafaranga avuyemo tukayahingisha, abana bakajya kwiga, mituweli nyitangira igihe. Mu kwezi kwa gatanu banatanze mituweli yewe. Ubwo rero nkabambwira abagabo bakeya bameze nkanjye, bagira inama yuko bahinduka, kuko badahindutse nta terambere babona. Ndetse kuva abahari, nimba ari abahari hano bave bagende nibagera imuhira, nimba bagira ngo ndabeshye babikoreho barebe, usanga mu rugo hahise hahinduka hose. Murakoze. Iterambere ry'umugore wo mu cyaro, inkingi y'ubukungu bw'igihugu cyacu. Murakoze. Intara y'Amajyepfo we ntawuteze kuduhiga, kuduhiga niyo warasa urutare, ukabubyaza umusenyi, yewe n'abarahiye ntawuteze kuduhiga. Intara y'Amajyepfo we ntawuteze kuduhiga, guteka bya kijyambere ntawuteze kuduhiga. Intara y'Amajyepfo we ntawuteze kuduhiga, niyo warasa urutare, ukabubyaza umusenyi, yewe n'abarahiye ntawuteze kuduhiga.
rwema we kigoma muri Huye yewe rwema we urakagira inka zikiza nyakubahwa mubyeyi mwiza utanga inkuru n'inkoni uragira ngo nguhe inkuyu nkaguha n'inkoni ujye uhora utanga inka aratangamirwa n'ibigori yiyuzaga mirongo yanze kwakira inyana iba icyaro ngo urashumba batazayita ikiroroshyo yanze gukamirwa mu bikorwa bigira ngo dubudu amasahani makeya muzagaruke mudusure genda umuhanzi yitwaze Imana Viseni ni ukuri kw'Imana haguruka ngo inkuru inkuru kandi nkure mu ruhanga murakoze cyane dushimire umutahira mu izina ry'abafatanyabikorwa batandukanye bagira uruhare mu iterambere ry'umugore wo mu cyaro nishimiye kwifatanya namwe kuri uyu munsi mpuzamahanga twizihiza kuri iyi tariki w'umugore wo mu cyaro. Abafatanyabikorwa mu nzego zinyuranye twishimira politiki y'igihugu ishyira imbere umugore mu iterambere kandi iyo ntumbero y'igihugu mu nzego zose ikagaragara bigatuma umugore aba ku isonga mu bikorwa byose bireba ubuzima bw'igihugu. Twe nk'abafatanyabikorwa kuri uyu munsi ni umwanya wo kugaragaza ibyo dukora bifasha abagore mu cyaro no kongera kureba inzitizi zigihari zibangamiye imibereho ye ya buri munsi. Uyu munsi turishimira nk'abafatanyabikorwa ubufatanye n'inzego za leta n'inama y'igihugu y'abagore mu buzima n'imikorere ya buri munsi, ariko cyane cyane n'abagore ubwabo mu kwiteza imbere mu mibereho yabo. Turabashimiye cyane, mwakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Turasaba kandi inzego zose guhuza imbaraga mu gushyigikira ibikorwa by'abagore mu gutuma umusaruro wiyongera, bakava mu bikorwa bitoya bakajya mu bikorwa bitanga umusaruro ugera ku isoko, byongererwa agaciro kugira ngo byagure n'isoko bacururizaho, byongere n'ubukungu ku miryango, bityo n'igihugu cyose. Natwe nk'abafatanyabikorwa bibumbiye mu miryango itandukanye tubijeje gukomeza gufatanya
muri uru rugendo rw'iterambere rusangiwe twita ku bikorwa biteza imbere umugore wo mu cyaro. Nkaba nizera ko uyu munsi uza kuba umwanya wo kongera ubufatanye n'imbaraga mu kubonera ibisubizo ibibazo n'inzitizi tugana ku iterambere rya twese, ari ku bagore ari no ku bagabo. Twageze kuri byinshi we tureba Kagame Paul, u Rwanda rw'amahoro, Kagame Paul, Kagame Paul, bituzaniye n'akangura kabo kuturera igitsina yego, imana y'uruhaya n'akomeza abanyarwanda wese, u Rwanda rw'amahoro, Kagame Paul, amashyi menshi turarishimiye ribe risubiye mu ngamba. Nyina umuntu nyina umuntu yaruse bose, niyo mwaba mutabanye, nyina umuntu yaruse bose, niyo mwaba mutabanye.
mutima w'urugo, ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Umunsi mwiza nyakubahwa mushyitsi mukuru, twishimiye cyane ko intara y'Amajyepfo ariyo yatoranyijwe kugira ngo yizihirizwemo uyu munsi, kandi twagira ngo tubashimire byinshi igihugu gikora kugira ngo gikomeze gushyigikira iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Ijambo nyamukuru nimwe murifite, nagira ngo munyemerere tubashimire, ubundi tunabizeze ko intara y'Amajyepfo n'abafatanyabikorwa bayo ndetse na senefu tuzakomeza gushyira imbere icyo ari cyo cyose cyafasha kugira ngo umugore wo mu cyaro arusheho gutera imbere, kuko tuzi neza ko ukurusha umugore aba akurusha urugo. Ikindi ushyigikiye umugore aba ashyigikiye umuryango ariko n'igihugu muri rusange, nk'uko n'insanganyamatsiko y'uyu munsi ibivuga. Nagira ngo rero mbashimire, nanabasabe muze mutugezeho ubutumwa nyamukuru bw'uyu munsi. Mbere na mbere nagira ngo twifurize abagore bari hano bo mu murenge wa Kigoma ndetse n'abo mu murenge mu karere ka Huye bose, n'abagore bo mu byaro bitandukanye bo mu gihugu, umunsi mwiza w'umugore wo mu cyaro. Uyu munsi ufite umwihariko wawo, ngira ngo n'insanganyamatsiko yabivuze, iterambere ry'umugore wo mu cyaro, inkingi y'ubukungu bw'igihugu cyacu. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kuko igihugu cyacu gifite aho cyifuza kugera, gifite intumbero, gifite kubaka ubukungu buhamye. Uruhare rw'umugore wo mu cyaro ni uruhare rukomeye, niyo mpamvu twaje kubishimangira kugira ngo namwe mubimenye ko iyo turi i Kigali tuba tubatekereza, kandi n'uruhare rwanyu turuzirikana. Mumfashe tubashimire cyane. Uyu munsi turizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Ntabwo ari umunsi wizihizwa mu Rwanda honyine, ni umunsi mpuzamahanga, kandi kuba n'umuryango w'abibumbye waremewe kugira umunsi wizihizwa mu isi yose, ni uko warabonye akamaro gakomeye abagore mu cyaro bagira mu iterambere ry'imiryango yabo ndetse n'ibihugu byabo. Mu Rwanda rero hari byinshi byagezweho mu guteza imbere ihame ry'uburinganire no guteza imbere umugore n'umwana w'umukobwa, cyane cyane atari ukuvuga ko twibagiwe musaza we cyangwa twibagiwe abagabo bacu, ahubwo ari uko tunabizi ko uyu mugore agira inzitizi. Ariko nkaba nagira ngo ibi byose tubishimire ubuyobozi bwiza nk'uko nabo babyisubiriyemo, burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, intore ijuse intambwe, nyakubahwa Paul Kagame. Mumfashe tumushimire. Paul Kagame oye! 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 Urasobanutse kandi urashoboye, tuzagutesha mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Ariko hariho n'imbogamizi. Kuba dufite imbogamizi tunibuka ko dufite no kugira ngo tutirara, ngo twicare twumve ko twagezeyo, kuko u Rwanda rudutoza gukora cyane no kureba kure. Niyo mpamvu twongera tukareba ku munsi nk'uyu no ku mbogamizi twaba tugifite, kugira ngo nazo tuzitekerezwe tuzikoreho, zitume dushobora kuvuduka mu iterambere nk'uko ubuyobozi bwacu bubiduhaho umurongo. Twabonye ko ibisubizo birashoboka iyo tugize umwanya wo gusura biriya bikorwa bitandukanye, ngira ngo biba bitwereka ko bishoboka, kandi bidashobotse ko twahereye ku bintu bihambaye cyane. Buriya ikintu cya mbere ni ukugira wowe muri wowe aho wifuza kugera, kandi kumva ko wifitemo ubushobozi. Ngira ngo twaganiriye n'abamama hariya bakavuga inkunga nkeya bahereyeho, kandi akakubwira ati mu gihe gito yamaze kugura ikibwana cy'ingurube mu gihe cy'amezi 2 nahereye ku bitarenze tageze ku 10. Mwumve rero ntabwo bikenyeye igishoro gihambaye, bikeneye kumva ko ushoboye, kandi buri wese arashoboye, buri wese yifitemo ubushobozi, ahubwo ukiha n'intambwe yo kugeraho. Aha rero bikanashimangira umuco mwiza igihugu cyacu kidutoza, umuco wo kwigira no kwishakamo ibisubizo.
kandi igihugu cyacu cyatweretse ko bishoboka. Nkaba rero nashimiraga ari amatsinda twabonye umuco wagiye ugarukaho wo kwizigamira. Kino ni ikintu gikomeye ngira ngo muzi ko ari nayo mpamvu leta yacu yashyizeho na gahunda y'ejo heza, kugira ngo n'aba bandi badafite akazi gahoraho bahembwa umushahara uzwi ufatika munini, twavuga ngo ni munini cyane, bashobore kwizigamira ejo habo hazaza. Aha rero niho nongera gushimangira icyo kintu cyo kwizigamira no gukorera mu matsinda. Babitweretse mu mukino bakinnye, gukorera mu matsinda ni umurongo igihugu cyashyizeho, kandi byatweretse ko imiryango yateye imbere, nk'uko no mu ndirimbo bamaze kubitubwira bati imbere twarangwaga n'ubukene, amakimbirane, kwahukana, ariko ubu twashyize hamwe n'abagabo, imiryango yateye imbere. Iki cyo gukorera mu matsinda, ndizera ko muri mutegarugori wese uri hano kandi adasize n'uwo bashakanye ko abarizwa mu itsinda. N'uwaba atari mu itsinda ataha avuga ati burya naracikamo, kandi umwaka utaha tuzagaruka atubwira ati bya bindi mwavuze, ati nibyo sibyo. Ikindi, hari gahunda zagiye zishyirwaho zo kudufasha kugabanya amakimbirane no kureba ibibazo bitwugarije iwacu. Hariho umugoroba w'imiryango. Umugoroba w'imiryango murawuzi? Ni urubuga rumwe rwashyizweho mu zindi mbuga zitandukanye, yaba ari inteko z'abaturage, yaba ari umuganda, kugira ngo twongere tuganire ku bibazo byaba byugarije umudugudu wacu, bimwe duhuriyeho, ndetse n'abafite ibyihariye mu muryango. Habeho uko komite y'umugoroba w'imiryango ugena abantu bo gusura wa muryango, kuko kenshi usanga imiryango yagiye mu makimbirane, bageraho biba bibi bagatandukana cyangwa bakazamo no kwicana, ugasanga baravuze ati kandi twari tubizi ko baba mu makimbirane, ariko niba twari tubizi twabakurikiranye gute, twabafashije gute, twabegereye gute? Ibyo biri mu nshingano y'umugoroba w'imiryango. Nizere rero ko muwitabira, ni rimwe mu kwezi kandi ntumara igihe kirekire, umara amasaha 2 kugira ngo musubire mu nshingano za nimugoroba n'ubundi muba mushinzwe kurangiza. Ikindi nta kwirengagiza ni uruhare rw'abagabo. Uruhare rw'abagabo turarukeneye, niyo mpamvu mwabonye ko nubwo twijize umunsi mukuru wo mu cyaro, ntabwo hano tuhari turi abagore gusa. Dufite basaza bacu, dufite abagabo bacu, dufite abana bacu b'abahungu badushyigikiye, ndetse nano byatugaragarije ko imiryango ishyize hamwe, umugore n'umugabo, niyo iterambere kurushaho. Niyo mpamvu nagira ngo nshimire cyane imiryango yateye intambwe uyu munsi ikiyemeza gusezerana kugira ngo ibeho mu buryo bwemewe n'amategeko, nk'uko amategeko yacu abiteganya. Imiryango 153. Turabashimiye cyane kandi bampa amashyi menshi n'impundu, tubashimire ku ntambwe nziza mwateye. Ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko ngira ngo no mu mateka yanyu muzahora mubizirikana, kuko ntabwo ari benshi bagize amahirwe yo gusezerana. Hari abo bantu bose bateranye baje kubashyigikira. Igihe cyose rero mujye mubizirikana, mwibuke isezerano ryanyu mwagiranye. Ni isezerano rikomeye ariko ryoroshye, nanone mufatanyije nk'umugore n'umugabo. Icyo nshaka kwibutsa ni uko gusezerana, ngira ngo babigishije n'ubundi ntibapfuye kubasezerana mutigishijwe, yaba uyu munsi yaba no mu minsi yabanjije. Ni uko gusezerana bijyana n'inshingano, bijyana n'inshingano cyane cyane zo kwita ku bana Imana yabahaye, kubarera mukabitaho, kubera ko tugenda tubona aho ababyeyi bateshuka ku nshingano. Aha navuze ngo twese biratureba, kuko hari abasezeranye mu rwego rw'amategeko ariko bateshuka kuri za nshingano. Aba rero ntagana ku musozo ntashimiye abafatanyabikorwa bacu cyane cyane, kubera ko ibi byose ntabwo twabigeraho nka leta tudafatanyije. Ngira ngo n'ubwo bufatanye hagati ya leta n'abafatanyabikorwa mu gihugu cyacu bushimangiye, budufasha kwihuta, kuko hari byinshi tugeraho. Hari inkunga tumaze kubona ahangaha, ibi ni ibyakorewe hano mu murenge wa Kigoma, ariko iki gikorwa cyabaye mu gihugu cyose, cyabaye mu turere hose. Abafatanyabikorwa rero nkaba nongeye gufata umwanya ngo mbashimire abanyamadini n'amatorero, imiryango itari iya leta, ku nkunga mudutera ya buri munsi kugira ngo imiryango yacu itere imbere, ariko by'umwihariko
umugore n'umwana w'umukobwa batera imbere. Mukomeze rero munadufashe no kubaka wa muryango. Amadini n'amatorero mufite uruhare rukomeye, muri mu bavuga ari kumvikana. Aba bose barizanye iwanyu mu matorero ntawabahamagaye, hakaba amateraniro ageze kuri 3 ku munsi cyangwa 3 ku munsi kandi hose zikuzura. Aho nta hantu heza ho kudutangira ubutumwa, ko twese tugamije kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, kandi roho nziza mu mubiri mwiza. Umubiri mwiza ni umubiri wo mu mugore n'umugabo bataraye barwana, bataraye bakimbirana, batazahajwe n'inzoga. Ibyo rero tubatezeho kudufasha kugira ngo twese dukomeze twubake umuryango ushoboye kandi utekanye, kandi twese nidushyira hamwe tuzabishobora. Murakoze, ndabashimiye. Umuzinzi wa 20-50 niwo twerekeje. Ntibazamenya ko hari ibihe by'amage by'ababanjirije ya 20-50. Ndagira ngo mubaze uzabona gute biragatono urangaraneze maze munye tugiye kurushanwa. Muri iyo 20 muri iyo myaka imbere twerekezamo hakenewe abanyabwenge murakomeye. Ubuyobozi bufite mubuzaba